uzi ko muhisha abantu ibintu byinshi barabizi kuri butaye imvura itakunyagira se ubibabwiye se gukorera Imana nta gihombo kirimo ubuhamya bwanjye nafashe n'ubwa Espoir twahuraga agenda n'amaguru hari n'imodoka ye rero ariko utarahurira kuri Jimikese kabisa izina riragoye uko ryangoye nkandikaho ngo watwandikira radio ahubwo njye nanditseho ngo cuti authentic me nageze hano numva umusekretari vuga neza cyane twamaranye nk'iminota 5 ndimubaza nsubiramo ngo meliver nawe ati kabisa sosiyete yabikoze yaza mwibwira ugiye muri cya kiganiro cyiza ngo bita G-Talk ngo hamwe na mukobwa ngo mwiza cyane ngo mwita gute secretary ngo mehanze umuntu azana amashimwe haleluya God haleluya ndashimira Imana umugore wanjye yari afite inda y'amezi 5 my wife had stomach of 8 months iyo nda y'amezi 8 that stomach of 8 months yavuyemo got minus ariko but ndakomeye I'm difficult people twahageze muje muri bande tuje turi bande of course ni ZUBY comedy cyangwa se comedy ZUBY iterwa nuko ubishaka hanyuma hari umuntu umwe yambajije ikibazo ahita ambaza abonye ifoto yanyu kuri post arambaza bari abantu barakijijwe so reka duhera aho ngaho okay kanihereho ku giti cyane sibyo kubera ko nuzi bya mugenzi wawe bya mugenzi wanjye ntago nabimenye ariko nawe hararakijijwe kuko hari byinshi biduhuza turetse akazi ku giti cyanjye nabatijwe muri 2015 batizwe muri eglise yitwa Fellowship Church cyangwa ubusabane muri Kristo sibyo nyuma mbere yaho urumva nta mirimo nyine yo muri korali nyinshi nakoze narayikoze ariko urumva yari nakinaga gospel comedy bajyaga dukina inkuru kuri Noheli benshi barabizi twasenganye narabikoraga haba hari igitaramo cy'urubyiruko nge naraperformingaga urumva natangiye kariyeri kuva hasi nyuma nza gukomeza ahantu nsengera muri Zion Temple Kristo wa Zion Temple najemo muri 2018 urumva kagakiza nkamaranye igihe hano umwana uri mu rugo agakiza ukamaranye igihe hano mba muri famille yo kwa Benjamin mba muri famille yo kwa Benjamin nkaba ku musozi wa entertainment okay ngayo ngoko hanyuma seti nawe niyivugega njyewe ndakijijwe kuva kera nanjye nakinaga ma theatre muri church ngakina ndi Herode ariko ikintu cyanangazaga nuko pastor yahitaga avuga ati tugomba kugusengera kugira ngo utazaba Herode ariko umunsi umwe kuri Noheli naribagiwe ngenda atasengeye Imana izamfashe zinzabe Herode hanyuma usengera muri hetorero sengera muri Foursquare hariya Kimironko niyo nsengera nanzi kuba muri ya yindi yaryo yitwa gute iyihe ya indi nekereje oya gereka niba ari itorero ryawe ugiye gukora ariko ndasenga nanjye ndakijijwe ndi twahuriye man twahuriye urumva twese turasengera niba twarahuriye ku Gisozi isoko ibohora n'urusengero rwa famiye ngangeraho gutya ngangeraho nyine nkajya kubasura n'urwa bofu naho ni mu rugo ariko nsengera kuri Foursquare niho mu rugo kabisa okay hanyuma mwabyumvise kuri wowe udukurikiye wumvise abasore turi kumwe n'abasore babiri umwe yaje yambaye ikoti na t-shirt hanyuma undi nawe yambara ishati arayidegaje ashiramo ngayo ngoko tubahaye kaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi umunsi tugiye kuza kuba turi kuganira ariko intego dufite iravuga ngo mwebwe mubona ari uruhe ruhare rwa comedy mwivuga butumwa merci agira ngo nihereyeho
cyangwa dutangiriye kuri aha ngaha iburyo abatari kubireba kuko si nka televiziyo nkeka bari kuri page ya Facebook ubwo naba ari buze kujya kuri YouTube yitwa Byishimo Espoir so no kuvuga ngewe ukuntu mbibona ni uruhare rw'urwenya uruhare rw'urwenya mwivuga butumwa ndatekereza ko urwenya ari ikintu gikomeye cyane uko iyo tugiye no muri Bible ngiyo umwami Salomo yaburaga ibitotsi bamuteraga hari abantu babagaho tugiye no mu muco nyarwanda tutavuze kuri Salomo hari abantu bari bazi gusetsa bakamuganiriza akishima agaseka akaba yaryama akabona ibitotsi so rero urwenya turi kurukora uyu munsi ariko rwaje kera ijambo urwenya rikubiyemo ibyishimo kuko nimba ushobora kureba video yanjye wari urwaye nk'umutwe ukumva wibagiwe ikibazo cy'umutwe wabwo uri gutekereza ku muhungu wambaye ikanzu nyine hari uburyo bikururira abantu hasi ikindi dukina urwenya ariko rimwe na rimwe tuba dushaka hari igihe dukora educative comedy kandi mostly turabikora nk'urugero hari video twakoze ubushize ya ZUBY umumotari w'umunyamurenge that was a good kuko twakumiraga icyaha kijyanye no kuba abana b'abakobwa bagurishwa cyangwa bakajyanwa mu yindi mirimo itari ngombwa so rero bigirira agaciro cyangwa bifasha mu murimo ikintu navuga kinini bigabanya ama depression hari indwara umuntu atagira yirirwa seka twebwe turi kwivugira ku bijyanye n'ivuga butumwa nyine nibyo nshaka ko guhita ndangirizaho rero ku bijyanye n'ivuga butumwa ntekereza ko iyo abantu biga theology wenda barabizi nge ntabwo nigeze niga theology uretse amakosezi make nayo nigeze gutangira ariya ya Kicukiro sinarangiza bitewe nuko nabwo hari arimo ntuze ni kuri university ariko umuntu mwiza wize theology yagakwiye kuba azi kuganira ntabwo mvuze ngo abantu bose baba abanyarwenya ariko kugira ngo abantu baguha attention cyangwa niba kurambirwe bisaba kuba uzi kuganira ugatera udustori uzarebe ntabwo ndi gutanga urugero turarebera ku mubyeyi wacu hano ntabwo icyigisho cyagira iminota 30 atarimo agakuru gasekeje nyine ibyo bintu bituma attention yawe yaba urimo urabwira ibiri hejuru so rero urwenya navuga ngo wenda urwenya ni uburyo bwiza bwagufasha gutanga ubutumwa ufite nshobora kukugira inama wowe Espoir ariko mbinyujije mu rwenya ariko kumva ko ikintu nashatse kukubwira ari pocket turicaye humura nta kibazo aya nta kibazo ntugire ikibazo so rero urwenya nyine rutanga navuga ni nk'akayisikariye ruguha cyangwa rwa contribute mu bijyanye n'umurimo w'Imana cyangwa mu bijyanye no gukora mu ijambo ry'Imana muri rusange ndageka rero urwenya rurimo cyane ahubwo rutanabonetse kuzana abantu kumana byatugora bahunga hanyuma reka nkwibarize ikibazo kimwe cy'amatsiko hari umuntu uri mbere yuko mubaza iki kibazo hari umuntu aranyandikira avuga ati happy salama ati ni soso ukorana na Christian ati Merveille ameze fresh ati musuhuze ndetse na ZUBY ngayo nguko arakoze cyane yego reka nibarize seti ikibazo kimwe cy'amatsiko muri bamwe mu bakomediya bari mu Rwanda bari kuzamuka kandi bakijijwe ariko nta turi kubabona muzamuka mu bundi buryo bwo hanze twavuga bwo hanze ariko monde spiritual cyangwa comedy yo mu ma église ntabwo turi kubona izamuka kubera iki buriya komedi yo mu magrizi impamvu itazamuka nta biraka bari kuduha ngo tuze duperforming biraka gute kandi ari umurimo w'Imana rero hari ikintu nanjye nshaka kuvugaho ibintu byose dukora muri career yacu tubikoresha amafaranga niba ubona Miss Murenge yarangiye bifite bije hafi $200,000 rero kugira ngo nanjye ngaruza amafaranga nashoyemo nkora ibindi bikorwa bisaba ko umuntu wari support yindamo yego wenda muri church nshobora kutaba charginga menshi nkandi hasanzwe ariko nabo bakagira ikintu batanga kugira ngo nkore mbone za mbaraga zizongera kumpa ikindi gikorwa rero ahubwo ikintu gihari nuko wenda mu macaci batarumva comedy umunsi bayumvishe bakadutumira comedy za gospel turazifite kabisa zirahari twazikora umunsi muri buze kuduha nimwe oya ariko yewe hari ikintu bajije setamba bari yewe namunganiraho gato ukuvuga
nk'ubushize si turi abakristo reka tuvugishe ukuri ubushize twashatse guperforminga muri Afrika guruka ya mbere ya atari iyi twakoreye online bitewe n'iki cyorezo mbere ya corona y'ubushize urayibuka muri IPRS ahangaha hari ibitaramo byaga bihari ku manwa by'urubyiruko seti ntabwo twabigerageje twagerageje turagerageza turandika turavuga dufite ubuntu bwa gikristo bwiza twajya dukora abantu bakabireba uwo muntu twabihaye umuntu wungirije ushinzwe urubyiruko yitwa nde tubwire izina rye na nimero ye ntabwo nayibura ariko nk'uko Seti yabivuze icyo gihe twabisabaga ari stage y'ubuntu baravuze nimba urubyiruko rungana kuriya kuko twabaga turi kwiga ijambo ku manwa abandi bagiye abo muri ku musozi wa business bajyaga convention sibyo abaho muri ntuze muri science n'iki bakajya hariya ku ntuze kist urumva ko ahangaha twaragerageje turabona ko muri ya misozi umubyeyi wacu atubwira ya entertainment muri ya misozi 7 igize zone tempo kubera iki twe tutaparticipating mugenzi wanyu cyo gihe yarabaye umuzayo ni wagurya kabisa turi kumwe noneho ntibyadukundira wenda ndatekereza ko ari organization kuko ari we utaragera ku rwego rwa performing muri Afrika reka tureke kuri ibyo ngibyo byo kurega ama eglise cyangwa byo kwibanda kuri eglise turi kuvuga ku ivuga muri rusange yego tuvuge bacuruza kuri online sibyo n'urugero ariko kugira ngo tuzajye kubona ZUBY yakoze ikintu kiyobokamana harya ari Yuda warinde ndakiraga ndari Herode ariko narabona nk'iyo nyine ikaba ari part ya comedy ariko iri gospel iyo proposal ndateganya kwijyana muri church yanjye vuba ahangaha nuko nyine habayemo ikibazo cya covid urumva like ubundi muri buri industry yose hari level ugeraho ukaba wabona ibyo ushaka ama proposal yawe agakunda ajyanye na ati kuko baba bamaze kumenya urwego uri ibyo mugenzi wanjye avuga wenda nuko ari urwego atari yakagezeho ariko uyu munsi ashobora kubivuga bakamwumva rero nanjye nibyo nashaka gutangira muri uyu mwaka abamo ikibazo cya corona ariko ndateganya kubikora kabisa nanjye ubwo umwana wo mu idini mu nyumva yes reka nkubwire ngo turi kuri Authentic Radio turi kugenda twiganira ikiganiro ni G-Talk ubundi twebwe turavuga ikiganiro cyacu cyitwa kuvuga yego hanyuma mutubwire niye comedy mufite muvuga muti iyi ngiyi ni twahimbye ari 100% gospel murayiduhase cyangwa ariko hari abantu bigeze kubona bakora amakomedi ukabona bari gusebya abakozi b'Imana bari nyine like ukabona Imana ibabarire kandi cyane hanyuma mutubwire hariyo mwigeze mukora okay reka kugira ngo urumva comedy igira ibice bibiri hama icyo bita stand up comedy akaba na sketch comedy stand up ni nka kuriya mujye mubona abantu bakora theater umuntu akaza akavuga inkuru akayiba performance azazindi twakoraga kera zazindi mwakoraga kera abantu benshi basikoraga ntago merveille abizi ugasanga hari umusaza muri quartier ubasetse akabicaza muri n'abantu 10 ibyo bintu rero ni uburyo bubaka inkuru cyangwa kubaka joke ugakora introduction ukayikora ikarangira twebwe rero turi lucky cyangwa dufite umugisha ukumva wo kuba dukora ibyo bintu bibiri ni nko kuba ufite permis ya moto ufite n'imodoka B ye na Seti dukora video tukaba twana performinga kuko mbere twahereye mu guperforminga kuruta gukora ama video so rero muri stand up nibwo umuntu abikora neza biviva neza tekereza wenda twabaha sample imwe reka dukore hako gusemura sibyo gusemura se buriya nagabizi Seti nagabizi zari zarafunze urumva na brage zacu za gikristo zarafunze nazo ntabwo zagiye zifunga urukumva ariko nyine hari nkeya ziba zihari nk'urugero hari ubundi urugero hari ibintu tuvuga bakagira ngo ni ntuza urugero hari haje mu Rwanda ubundi ntuza phase yo gusemura ije vuba cyane yahereye muri Zion gusemura umuntu akaba yavuga mu Kinyarwanda undi akavuga mu Cyongereza kabisa buri gihe habaho ikintu cya copy cyo gukopi cyane ibintu rero mu mujyi ho bafite ukuntu basemuraga neza cyane duhereye muri Zion buryo nyine barabasemura barize nta kibazo ngenda bumusemuza kabisa tugiye kuyibakinira iyo scenario muradutunguye muri hangana kuko
ntabwo twihangana Mwebwe umuntu atazi ikinyarwanda mugomba kuza igihe cyose muri tayari twagiye ngiye kuvuga mu kinyarwanda aho kire mu cyongereza cyane nize neza Espoir ntazi okay for instance ngiye wacu arimo arabwiriza setabaye babura sibyo reka bari ko tubyita okay twagiye Hallelujah praise God Hallelujah praise God ndashimira Imana ko nabatuwe evuga akantu koroshye nuko nabatuwe okay I'm sorry okay twagiye Hallelujah praise God ndashimira Imana ko nakijijwe I thank God because I'm saved aho ni hehe ni mu mujyi muri zone mu mujyi aho byatangiriye umujyi nyine basemura neza nuko mugenzi wanjye yize naba ariko abandi bavuga neza tujye mu cyaro bafashe abantu bakoraga mu irondo ry'umwuga nibo baje gusemura uburyo ibintu bavuga ubusanga ariko ntabwo ari insengero zose nyine usanga ari zimwe na zimwe wevuga ibintu bitabaho twagiye urasemura mu ntuze mu cyongereza ni icyongereza kabisa hari aho biroroshye umuntu azana amashimwe Hallelujah God hallelujah ndashimira Imana umugore wanjye yari afite inda y'amezi 5 my wife had stomach of 8 months iyo nda y'amezi 8 that stomach of 8 months yavuyemo got minus ariko but ndakomeye I'm difficult people aho ngaho usanga ari nko mu mujyi tuvuge noneho urugero usanga ubundi kubera ko nkanga twigize ijambo dufite hano nyine muri zone tempo riduha na discipline kaduha n'umurongo tuvuge iyo nk'umubyeyi agiye guhanura hari igihe ashobora kubwira ati Espoir ushaka inyuma y'amateraniro ibyo ni ibanga ryawe nawe ndabeshya mu mujyi usanga ibintu babikora fresh tuvuge nk'imbaza feri imaririmba wenda tuzahora tugushima fasha ariko tuvuga imirimo yawe mwami Imana ese kuririmba ariko kazi gasigaye wakora okay reka noneho mbabwire ikintu kimwe hari umuntu umbajije ni umuyobozi w'urubyiruko arambajije ngo umuntu wabwiye yitwa nde umuyobozi w'urubyiruko w'icyo gihe kuko ngenda umuntu nsenga hano ngomba kuba nzi ibintu byose yarahindutse yarindi icyo gihe pasiteri w'urubyiruko ni Pastor Eric sibyo siko bimeze yego nibyo ni Pastor Eric icyo gihe uwo muntu njya mubona hari inyuma mumbabareye kubivuga gutyo ariko ibyo byarabaye yari ngiyewe Seti na Joshua nayo icyo gihe yari yarakijwe kandi n'ubwo turashimira Imana ko ari muri uwo murongo nitwe twashakaga gukora noneho yashakaga kutwohereza kuri Pastor Kamarada sinzi umuntu wari ubihagarariye ariko araza aratubwira rero nzababwira ejo mu gitondo ndamuhamagara kuko twese tuzindukira ahantu Seti aratubwira rero ntabwo umuntu mukuru turi guhuraho urubyiruko nyine ntabwo byakunze ariko nta ruhande ruri mu makosa aya ntacyo bitwaye gusa ariko wamuvuga izina kuko wamuvuga n'umusozi wa entertainment ugomba gukora hari entertainment ugomba kuko mwibuka ko kera hajya habagaho na fashion ntabwo uzi ko njye nakinaga theatre muri ballet Merve ntabwo abizi kera narandikaga wakinaga uri nimba byararangiriye la ngayo nguko hari amakuru abantu bagenda bamenya bakayamenyera hano muri studio ariko ubu ngubu ntamwe nyine mwamaze kuyamenya na Merve ntabwo arazi ko wandikaga byari ibintu bikomeye bahabwaga amahoro mu mateatre nk'igisambo cya kabiri cyane hari njyewe nize ku kigo cy'umugande bamwitaga Edward ndanamusuza cyane niwe wakundaga ngo sketch ngo ya Jesus Christ umunsi umwe aza kumarore yo gukina ndigine ndavuga ati Edward ngo kumbe twari twashwanye nasibye isomo ngo set ngo work as a ghost ndavuga ati no rero hari igihe baguhaga role ntuyishimira ariko kubw'umurimo w'Imana ukayikora ugakina cyangwa ugakina inka cya gisambo cya kabiri cyaze gusaba Yesu ko bajyana mu ijuru cyangwa waba uri umukobwa ugakina uri wa mukobwa wari ufite imibavu n'intuze n'amavuta ahenze hari amarohe baguhaga wamanutse akozanye
ariko njyewe bamaga ka Herode narakavivaga cyane wadufasha ukaduha nk'aka stage gato wibuka wakinira uri Herode hanyuma bose wacu Nyamajana harako nibuka mvuga ngo umwami uwo mwami ni uwese umwami urenze Herode nabahaye ibiryo n'ibyo mutunze byose uwo mwami bari kuvuga mubure mu masaha 2 no mu masegonda 2 simubone nyine nakavugaga ukuntu ndi bugambanire Yesu nyine ni kera ariko ndakibuka kuko nabaye mu mushinga bita compassion badutoza gukina amatiyatire oya navuyemo ariko bamuyemo nanabishaka kubera wari umushinga mwiza na ahantu twanywaga igikoma muri weekend cy'amasaka hari hameze neza narakundaga cyane mu nyigisho babahaye mu mushinga wasigaranye n'igikoma mwarigaga habaga bible study isi bibazo Espoir muri bible study yafashemo igikoma gusa sketch aho wariraga babawesha urangoye nariraga ndi uruhinja kandi icyo gihe nari muto kuko nakinaga iriya theatre nkinana n'abagabo bakuru ari njye mwana urimo ariko nagerageza nshobora kurira abantu bakabwirana hari abantu batajya bakurikirana ibi aka kanya Yesu arongera aravutse koko nariraga gutera ako meve arangoye ariko rugiye kubikora inga uri gutabaza cyangwa uri kurira urumva ijwi ryarahindutse imyaka 20 ingahe koko so hanyuma wenda muri buze kutubwira nize challenge mubona abantu bakora comedy bahura nazo kuri side ya gospel hanyuma wenda twabinyuze hejuru ariko ubu uyu munsi wa none dufite platform zitandukanye insengero ntiziri gukora n'abashumba bari kubwiriza online mufite YouTube channel nabanye mufite subscriber benshi cyane mugiye kunyegeraho gato so ikintu nayo ngiye kuvuga kubera iki mutavuze muti muri za comedy dukora pastor niwe nsekeje arambye ati ngiye buriya comedy yabo nkunda cyane y'umumotari w'umunyamurenge so hanyuma wenda ikintu nayo ngiye kuvuga ahangaha kuki mutavuga muti muri za comedy dukora muri za sketch dukora nabyo tubikoremo mwumva mutabona views cyangwa oya ntabwo ari ikibazo cya views kuko Yesu aza kutwitangira iyo tubwira ngo buri rugo rutange miliyoni muri ikirage cyari kiriho agakiza twakabonye ku buntu kubera iki se tutakanyuza mu bihangano dufite iyo ni projet turayifite nkuko ngo bavuze ngo umumotari nayo ifite message yatanga umumotari wa ruguru hejuru rero ni ukuvuga iyo ugiye gukora igihangano urabanza ukareba abantu ugiye kugira icyambere designing ikibazo kiri muri society koko nimba ikibazo tuvuge nk'urugero kugira ngo wumve ko comedy ya Gikristo umuntu yayikora wenda Imana imbabarire cyangwa ZUBY imbabarire kuba mvuze projet itarasohoka hari nka projet ishobora kubaho sita akaba ari nk'awa mupolisi tuzi agahagarika umuntu hagarara hano akamuhagarika perime yawe iri he umuntu akamwereka ati ngiyi perime assurance yawe iri he ngiyi ibintu karite jaune iri he ngiyi anyiza karita mubwiye okay ibintu byose urabifite nyereka ikarita y'umubatizo yawe karita y'umubatizo se bose ibyo bihuriye no gutwara fani wewe ngo ntayubwira ngo mukinamba wogesha kurangaye ngo 5,000 ngo kurumva kare n'ikiguzi ngo kubatizwa nangaye ngo n'ubuntu ngo kurumva ko wabuzite deja urumva tujyanye nko muri yo scenario byakunda twereka abantu ko kuza kuri Yesu biri free ibindi bintu byose birakostinga kujya mu kabari n'amafaranga kujya kubyina n'amafaranga ariko kuza ukajya mu gitabo cy'itorero ukandikwa ugatangira ukabumunyamuryango mukuru nta kintu bisaba ndatekereza ko neza rero ni igihe kitaragera ariko ibyo bintu turabitekereza kurumva umwana w'umurokore akura ntabwo twese dukurira rimwe nzajya dukura ejo bundi dutangire tubwire societe kukintu ngende ndumva gukizwa ari byo tuzakoraho cyane yego kuzana urubyiruko kuri Yesu tubikina mu buryo buri fani okay oya reka mubaze ikibazo kimwe kubera iki ZUBY comedy nibanze cyane ku banyamurenge kuko
actually 99% ya komedi yanyu ni abanyamurenge. Hari n'umuntu wambajije ngo eko aba batipe ni abanyamurenge cyangwa reka ikintu gihari buriya iyo uri umukomedi uri umu artiste ugerageza gukora ukareba ikintu nyine cyagukorera niko tujya tuvuga muri langaje yacu cyakunda cyane kurenza ibindi. So impamvu twahisemo komedi y'abanyamurenge kuva kera nakinaga komedi zo mu Mutara hari zo nasohoye nyinshi. Rero turavuga reka tugerageze na Miss Murenge. Twaratekereje turavuga haba Miss Rwanda haba Miss Kenya. Ese Miss Murenge yabaye yabimeze gute? Niho twakuye idea nyine turavuga ati reka tuyikore. Twari gukora aka episode kamwe k'umunota turagakora tugakoze tubona barayikunze cyane tubahana kandi aka kabiri tubona babikunze kurushaho batubwira ngo iminota ni mike. Duhita dukora finale yayo yari ifite iminota hafi 20 bigejeje hafi 250 hafi mu mezi abiri. Turavuga tubona bayikunze cyane baratubwira ngo dukeneye Miss Murenge. Urumva ni audience yose y'abantu bose bumva ikinyarwanda. Rero tubirebye urumva of course content twayikoze dushaka kwitryinga tubonera dukorera. Noneho duhita duvuga ati Miss Murenge yararangiye reka dukore Miss Murenge International irimo indi mico yose. Nibwo twakoze Miss Murenge International part 1 hajyamo abanyamutara hajyamo abarundi bose bajyamo n'abinyamirambo. Rero ihitiba part 1 ubu tugeze kuri kabiri. Rero niyo mpamvu twabikoze gutyo nta yindi mpamvu. Turateganya no gukora iz'ikirundi turateganya no gukora iz'ikigande n'iz'icyongereza. Iri umu artiste ari cyo bita creativity hora uhimba udushya kugira ngo abantu batakurambirwa ngo bakubone mu kintu kimwe. Niyo mpamvu nta yindi. Okay, voilà. Kuki buri gihe kimwe mukobwa? Buri gihe nkina ndi umukobwa ikibazo kigoye. Okay, wabonye ariyo scene like ikorohera ariko nta nubwo nsa nabirega nsa nabi twavuze ntabwo ari byo twebwe twavuze. ndagira ngo mpepe no kuvuga umukomedi nkuko Seti yarabibabwiye ajya muri character zose. Seti nshobora kumukirisha ubakina ari umujije ubifitiye ubushobozi cyangwa wirirwa kasabana. Ejo bishobora gushoboka bakavuga ngo cyagihe dutekereza iriya projet hari projet ukabona kuyishushanya mu muntu bo byari kutworohera ariko byasabye ko ngiye rusanzwe ari umukomedi dukorana na Seti reka ari byo gakina turebe uko bimeze. So rero buri mukomedi w'umuhanga buri character yose agomba kuyifitingamo. Ejo nakina ndi umupasteri ejo nakina ndi umukira ndi gukina ndi umumotari. Usuki nyiri pastor ubona byavamo cyane ni pasiteri wese w'idini rigitangira namwe nimungore mu murimo mugari w'idini rigitangira byakunda merive byakunda. Tubwire nk'imirongo 2 wavuga nk'umupasiteri. 200 yo muri Bible. Rero nawe oya azanye turi abatumirwa oya udasebya urusengero sengeramo twese bazayo bivuge babyumve na pastor ari kumva umve ati se twa musore ajya asoma bibiri ntago ari 200 gusa umukobwa ko dufite umwanya muto Espoir nahoze mbona reba uzi ko ari kuba wayirangije iyo mirongo. Oya Espoir nahoze mbona Espoir tumwongeye iminota 2 ku mwanya. Nta kibazo kugira ngo byatuma wica gahunda zawe. Nta nimwe iri bupfe. Aya tubwiye ko nta uzi muri ya miryango dufite imiryango irindwi. Hari umuryango ugomba gukora cyane wa leadership. Twubaha umuntu uyoboye ikiganiro. Iki kiganiro turabibaza mu muryango uretse Espoir habanza umuryango akajyaho leadership. Nagira ngo nanjye numva umunyamakuru ko bakurikira neza akajyaho iki education. muvuge urikumva ako biroroshye yobu sibyo igice cya kabiri sibyo haravuga ngo nzi yuko nta kibasha kurogoya nzi yuko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose ahandi havuga gutera nta kibasha kurogoye ubwo ni ukuvuga nta kibasha kurogoye umugambi w'Imana. Yabo 40 na kangahe vasi niyo ntari kwibuka neza akaba
efficiency ni muri Yobu 42 ku murongo wa mbere Umurongo avuga wa ngo mbere. nzi yuko ushobora byose kandi nta Nta kibasha kibasha kurogoya imigambi yawe uwo murongo yose ufasha cyane iyo nacitse intege hari n'undi ariko bitabo byari Yesu byagucanze byabanje biragucanga cyane ariko urumva nagerageje bo iyo umuntu yateguye aba yateguye nateguye kwigisha nagenda nkajya kuri Bible cyane ko buriya umuntu wabatijwe rega buriya ari hafi ya Yesu yanganiriza nkababwira ijambo so hanyuma wenda mbere ko muza kuva hano muri studio iminota yacu byo nibyo iri kugenda idusiga muri buze kutubwira noneho kuri feedback mugenda mubona feedback nyinshi mubona n'iz'abantu ba mu nzu y'Imana n'iz'abantu baba hanze yo mu nzu ya church muratubwira ikintu gihari feedback n'iz'abantu bose hari n'umufana wacu dufite ukomeye cyane bita Pastor Christophe niwe mufana wa mbere kabisa ubundi mu bandi bose niwe wagaragaye n'abandi bataragaragara rero feedback ubundi comedy ivuga life ubuzima buriya impamvu twakoze Miss Murenge International harimo isomo rikomeye cyane twashatse kwereka ko abantu imico yose ari imwe ihuye ni ukuvuga umunyamutara yahuye n'umunyamurenge ahura n'umurundi bose bakora ikintu kimwe bari hamwe buriya abakomediye turi abantu batekereza kure ariko tukabyerekana muri content umuntu rero ubitahura muri content arabibona rero comedy nayo birimo inyigisho nyinshi ariyo bavuze umumotari w'umunyamurenge harimo inyigisho zo kurinda abana buri content yose dukoze tuba nabonye yicaye mu muhanda hagati yo gutanga chorus iriya nigera y'amahoro ya polisi y'u Rwanda Tahera kuri Sam niwe uri kukureba nabi esuwe Sam muri tayari ngira ikintu tubabwira gwinyisha ikintu ubwiye abantu badukurikiye okay ikintu nabwira abantu badukurikiye kuri 92 n'ibice 8 icyambere nababwira ndavuga ndatanga message ebyiri ndashimira abantu badukurikira bya buri munsi nka ZUBY comedy badushyigikira mu bikorwa byacu yaba seti yaba samu yaba banyabitanga batabonetse ni byiza cyane biradushimisha iyo tubona abantu badutera courage ari abantu bakuru ari urubyiruko biradufasha cyane icya kabiri nabwira urubyiruko kubera ko ndi kuri radio ya Gikristo kandi nkaba ndi mu rugo mbonereho kubwira urubyiruko karibu kuri Yesu agakiza n'ubuntu nta kindi kiguzi ni ukwemera gusa kuko na Bible iravuga ngo wemeye abatizwe siko byagendaga ni byiza ko wenda hazamo n'inyigisho z'idini kuko kugira ngo n'umuco nyarwanda bavuga ngo buri gaho ukagira umuco wako yego so rero ni byiza cyane muze rubyiruko dukore Imana muri sector zose ari abanyarwenya ibi wabikora kandi ugakizwa turabikora kandi tugakizwa kandi bikanadutunga bikavamo business urumva twe tuyisanga no mu misozi yose turi mu musozi wa business muri entertainment ariko tukajya no mu wa business ko iyo tugiye mu kwamamaza tugiye kwamamaza igikorwa cy'umuntu tucyamamaza nkaho company yarayifunguye mutiyoboka bafite abakristo bagenzi bacu bafite business muze mwamamaze muri ZUBY dufite imbuga nkoranyambaga zikora dushobora gushyiraho video umunsi umwe karebwa n'ibihumbi 70 ndakubwiza ukuri kw'Imana ye kubajije korali zo views n'uwiteka uzizana rero ni byiza cyane mudushoremo barwiyemeza mirimo babarokore mutwumve kandi mutugane nukuri ntago tuzabahenda pe no gucisha ubutumwa bwabo kuri social media kuri Facebook Authentic Radio 92.8 FM ariko hari n'umuntu buri buvuga ariko mwebwe muravuga ntitubabona uze kujya kuri YouTube wandikemo Byishimo Espoir hajye mu subscribing ku munsi w'ejo uzahitubona byari byifashe gute uyu munsi byari bimeze gute hari umuntu kuri telefone niba Radio Authentic allo oui mwiriwe neza kugisha umuntu witwa Sindi umufana we cyane gabanya radio yawe umuntu uduhamagara akajya kuri allo Radio Authentic allo la ngo wahise agenda hanyuma nimba uduhamagaye kuri radio jye gerageza wihangane ujye kure ya radio yawe kuko birabangama cyane pe yego
Radio Authentique, allo Radio Authentique. Sorry, nari mbabwiye. Yego. Ndifuza kuvugisha abo bahungu ndi umufana wabo cyane. Twabyishimiye ikiganiro turi ku cyuma. Uri umufana wabo cyane. Bari kukumva, watubwira ubutumwa wifuza kubagerezaho. Nitwa Eva, ndagira ngo mbabwire ngo courage cyane cyane cyane. Okay. Urakoze cyane Eva. Sawa. Eva ati courage cyane cyane cyane. Radio Authentique, allo. Yes. Allo Radio Authentique. Murakoze. Yego. Kiramubwira abo bahungu tubabwire bakomerezaho rwose iyo byahoze. Urakoze cyane. Radio Authentique, allo. Oui. Yego mwiriwe. Allo. Oui, mwiriwe neza. neza. Okay, nitwashimira Gilbert. Yego Gilbert. Nena mbenda bashimira bamwatumye abantu ndabemera cyane. Yego. Wifuza kibonye ndamukunda cyane. Kurimo harimo Seti na Sam. Ubusubyibushye muri bose ninde nawe ndi kubona. Radio Authentique, allo. Oui. Allo. Turakumva neza. Ni kuri Authentique. Yego. Yego. Ni Twerique Merere Kabeza. Yego. Hanyuma ZUBY comedy turayikunda cyane tugufana wayo. Yego. Bakomereza kabisa kuri inyuma. Urakoze cyane. Radio Authentique, allo. Ni wanyu. Yes. Tumeze muke. Tumeze neza. Ntegereje ngo ndumva Niki wabagezaho abahungu? cyo kubera iki bumugiye basi yo mwamugikamwe. Uzajya kujya kuri YouTube channel yabo wandikemo ZUBY comedy hanyuma ukomeze ubane nabo. Ariko mbona iki umva murashimishije cyane cyane cyane. Kuraje rero mukomereza Imana mukomeze bashyigikire. Imana nawe urakoze. Yes, hanyuma impamvu agiye yikora ku mutima. Seti turasaba uyu muntu yuko azabakurikirana rwose kuri YouTube azagenda abona ibikorwa bya Byishimo. hanyuma reka tubigenze uko umuntu wari usigaje kuvuga ijambo ninde? Njyewe. Okay. Jitambuwe. Murakoze cyane je sindi buvuge byinshi. Uyu mwaka mfite projet nyinshi ngene y'amasengesho y'abantu benshi. Nateganya gukora ubukwe umugeni ntawo ari. Urumva wakeneye amasengesho akomeye. Kandi ndi seriye. Ndateganya gukora ubukwe muri uyu mwaka ariko nkeneye umugeni gakenerwa ibintu byose. Ikibazo ni imyaka. Ni inkwano. Byose ni ibintu nkeneye. So ikintu nsaba rero bakomeze badushyigikire muri ZUBY comedy. Banansengere. Nguri imodoka nk'iriya yawe. Prestation bro. Prestation. Uziko mwisha abantu ibintu byinshi. Barabizi kuri butaye imvura itakunyagira se. Ubibabwiye se. Kubatizwa gukorera Imana nta gihombo kirimo. Ubuhamya bwanjye nafashe n'ubwa Espoir. Espoir twahuraga agenda n'amaguru hari n'imodoka ye. Rero ari mutarahurira kuri mukese. Guys. Rero gukorera Imana nta gihombo. Imana iguha umugisha mu byo ukora. Yego. Ndashimira abantu bakomeje kudufasha. Buri hari ibanga tugira muri ZUBY. Muri Afrika aguruka y'ubushize Apotre aradusengera asengera Imana aravuga ati Imana uzanyu zigende zibatunga. Ndizera ko ari n'uwo mugisha wahereye aho ngaho tugenda dukora turazamuka. Tugira n'inama yo gukora cyane tukanasenga. Ari ijambo yavuze aravuga ati ngo kugira ngo Afrika itere imbere nuko buri kintu uzajya ujya gukora uzajya ubanza ukagisengera ubundi ukagikora. Natwe buri iyo tugiye gusohora video turabanza tugasenga tukayisora tukayihereza abantu. Rero turashimira Imana kuba yarabanye natwe muri iyi minsi katwigaragariza urwego tugezeho ntabwo ari ukuvugana ubuhanga dufite. Nta kintu turusha abandi bakomediye nta kintu turusha abandi batarazamuka ariko n'ubuntu bw'Imana. Rero turabasaba gukomeza kudukurikira no kudushyigikira. Imana ibaho umugisha. Reka tubashimire. Sorry.
ndashimira abantu bo muri G-Tox tubaha amashyi rwose ahantu twavuye ntago ari hafi turabashimira cyane ni ukuvuga nubwo turi abana turi mu rugo ariko mwatwakiriye neza mwatwitayeho kandi Bible iravuga nyine ahantu muzagenda abashyitsi n'umugisha ariko nta muntu w'umushyitsi wabo turi mu rugo ariko twabyishimiye cyane ko mutwakiriye nyine turumva turarara neza pe rero turabashimiye cyane Espoir na mugenzi wa Merva izina riragoye kuko ryangoye nkandikaho ngo authentic radio ahubwo njye nanditseho ngo cutie authentic me nageze hano numva umusekirite rivuga neza cyane twamaranye nk'iminota 5 ndimubaza nsubiramo ngo Merva ati kabisa sosiyete yabikoze yaje mwibwira tugiye muri cya kiganiro cyiza ngo bita G-Tox ngo hamwe na mukobwa ngo mwiza cyane ngo mwita gute sekirite ngo Merva reka tubashimire hanyuma twigarukire mu kanya gato cyane